twongere tubasuhuze mwese mukunda gukurikirana ibiganiro neza One TV tubategurira umunsi ku wundi. Uyu ni umunsi udasanzwe aho tugiye kubategurira amwe mu mateka ndetse n'ibihe byiza umuhanzi Gatsinzi Emery yanyuzemo kuva atangiye umuziki nyarwanda. Abenshi muzi ku izina rya Riderman, umugabo mukuru mu bisumizi Gatsinzi Emery. Gatsinzi Emery uyu ni umuraperi ufatwa nka nomero ya mbere hano mu Rwanda. Akoresha izina ry'ubuhanzi rya Riderman. Uyu muhanzi akaba kuri ubu yujuje album zigera kuri 7 ndetse na mixtape ye imwe. Gatsinzi Emery uzwi nka Riderman ni umuririmbyi mu njyana ya rap, amaze gukora album zigera kuri 7 ndetse na mixtape ye. Uyu muhanzi tubabwira yavutse ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1987 mu Bujumbura mu gihugu cyo mu Burundi. Niwe mfura mu bavandimwe 5 bavukana, abahungu 3 ndetse n'abakobwa 2. Amashuri yabanza Riderman yayigiye muri École Primaire Kabusunzu, maze yisumbuye ayigira muri École Saint-André aho yakuye impamyabumenyi muri science. Amashuri ya kaminuza yayakomereje muri Université Libre de Kigali mu bijyanye n'ubukungu n'icungamutungo kugeza mu mwaka wa 2008 aho yerekeje muri Rwanda Tour University College mu ishami ry'ubukerarugendo n'icungamutungo, ariko naho niyaje kuharangiriza. Umuhanzi Riderman tubabwire bimwe mu bigwi ndetse n'uburyo yinjiye muri muzika nyarwanda ndetse kuva gitangira music kugeza amaginga ya. Mu mabyiruko ye Riderman yakundaga gukina umupira w'amaguru, yanakundaga kumva radio cyane ku buryo bana bimukubiteraga kubera kuyicuranga. Nubwo yakundaga umuziki ngo ntabwo yumvaga ko azavamo umuhanzi ukomeye, ahubwo inzozi ze zari kuzandika ibitabo bigiye bitandukanye. Riderman yatangiye kwandika imivugo ageze mu mashuri yisumbuye, maze akumva indirimbo cyane ku magambo ayigize. Mu kumva indirimbo z'umuhanzi Tupac niho yakuye igitekerezo cyo kwandika imivugo yahimbaga agatangira kuyiririmba. Umuhanzi Riderman tubabwira yatangiye kuririmba hagana mu mwaka wa 2005 mu kwezi kwa Gicurasi. Nyuma mu mwaka wa 2006 yinjiye muri groupe yitwaga UTP Soldiers. Ryari rigizwe n'itsinda ry'abahanzi bagiye batandukanye, harimo uwo muzi cyane nka Negigi the General ndetse na Mimi. Baje gukora indirimbo 8. Nyuma yaho Riderman asohora indirimbo ye ku giti cye ya mbere yakoze mu mwaka wa 2007. Iyo ndirimbo yayise Turi muri Party. Biza gutuma Riderman asezera muri iryo tsinda rya UTP Soldiers kugira ngo atangire akora umuziki ku giti cye ndetse akomeza no kuririmba injyana ya rap ku giti cye. UTP yakomeje gukora, dore yaje no kumusimbuza undi muhanzi bise Tuff G, maze Riderman nawe akomeza inzira ye yo kuririmba ku giti cye, aho yasohoye indirimbo zikunzwe cyane n'indirimbo Inkuba. Indirimbo Inkuba yaje gukundwa n'abantu batari bake, dore ko Riderman yaje kumugira umustar hambaye hano mu Rwanda ndetse no gukundwa n'abantu batandukanye, ndetse n'uburyo bayisabaga ku maradiyo yagiye atandukanye. Indirimbo Inkuba ya Riderman itazigera iva mu mitwe y'abantu, dore ko yaje no gukora n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye, maze aza gusohora na album ye ya mbere yari igizwe n'indirimbo zigera kuri 16 zari zirimo indirimbo nka Rutenderi, nakubyinira mpaka utesekesheri, nakubyinira imbyino zimusekesheri, nakubyinira nka Eric Senderi, ndabyina mpaka ushyuhe wambara isengeri, ndazungazunga nzunguza nk'umuhengeri. Uwo mukobwa isi ikaba ari imwanzi. True story. Umukobwa yari mwiza pe, uwo mukobwa yari mwiza pe, uwo mukobwa yari mwiza pe, yari mwiza pe. Rutenderi ni indirimbo imwe yakunzwe cyane mu ndirimbo Riderman afite muri uru Rwanda kuva mu mwaka wa 2005 kugeza mu mwaka wa 2009. Indirimbo zagiye zikundwa cyane ndetse n'umuraperi Riderman warozweho ku njyana y'insubiramajwi mu ndirimbo ye Rutenderi ndetse n'izindi zitandukanye zakunzwe cyane.
mu bihe byiza Riderman yagize nk'umuhanzi harimo igitaramo yakoze muri Nyamirambo kwa Nyirinkwaya. Hari harimo abahanzi bagiye batandukanye nka Faizo, aho mu gihe yaririmbaga Rutenderi abantu bamwizuyeho bamwikubitaho, ndetse Riderman abona ko akunzwe cyane, ndetse n'abatari bake imitima yabo yari yarahanze kuri Riderman, dore ko yari umwe mu bahanzi bakunzwe cyane hano mu Rwanda. Harimo kandi n'abandi bahanzi bagiye batandukanye muri icyo gitaramo, aho Riderman yaje gukora ibitaramo birimo abasitari batandukanye, nko mu gitaramo cya Shaggy kuri Stade Amahoro, aho Shaggy yari yaje gutaramira mu Rwanda. Riderman yagaragaye kuri stage nawe muri iki gitaramo cya Shaggy. Riderman yitabiriye n'ibindi bitaramo bigiye bitandukanye, harimo n'ibyo abahanzi batandukanye bari barimo nka harimo na Sean Paul, umwe mu bahanzi bakunzwe cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na hano mu Rwanda. Ndetse yaje kwitabira igitaramo cyarimo Mr Forever, aza no kwitabira n'ikindi cya Elephant Man ndetse na Koffi Olomide, Balak ndetse na Luz. Yaje kwitabira n'ibindi bitaramo bitandukanye, nkaho yitabira igitaramo cyari kirimo Sean Kingston, The Bunch ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ibindi bitaramo umuhanzi Riderman yishimira kuba yarakoze ni igihe yamurikaga alubumu ye ya mbere muri Petit Stade. Reka tubabwire bimwe mu byagiye biranga iki gitaramo cya Riderman ndetse n'amateka n'ibihe bitazigera byibagiranwa mu mitwe y'abahanzi ndetse n'abakunzi ba Riderman. Ahagana ku itariki ya 29 nimugoroba mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2008, umuhanzi Riderman yasohoye alubumu ye yitwaga Rutenderi, aho abanyarwanda benshi baje kumushyigikira, maze amaradiyo harimo nka Radio Sarusi atangaza ko ariwe muhanzi wayoboye abandi mu kwinjiza abantu benshi batandukanye b'ingeri nyinshi mu bahanzi bose bari bakenewe muri icyo gihe, ndetse bari barakoze na alubumu zabo. Alubumu ya Riderman iza ku isonga, ndetse dore ko ariwe muhanzi umwe w'icyamamare wujuje Petit Stade bwa mbere mu Rwanda. Iyi alubumu ya Riderman yakoze mu mwaka wa 2008 yari iriho indirimbo zigiye zitandukanye ndetse zanakunzwe cyane nka Samubandi, Turi muri Party, Inkuba. Riderman ku tariki ya 4 ahagana mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2010 yashyize hanze alubumu ye ya kabiri yise Impindura Amatwara, akaba ariho indirimbo yakunzwe cyane nka Nanjye Sinjye, Umwana w'Umuhanda n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Riderman kandi ahora yibuka uburyo mu mwaka wa 2012 yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Riderman kandi ahora yibuka uburyo mu mwaka wa 2012 muri Kanama yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akahamara ibyumweru bigana kuri 3. Yitabiriye inama y'abahanzi hip hop and physics and judgment. Mu bahanzi bo mu Rwanda akunda harimo Jean Christopher Matata ndetse na Benjamin Rutabana na Kidumu Kibido, mu gihe abo hanze akunda Tupac Shakur ndetse na 50 Cent, Lil Wayne ndetse na Diams, ndetse agakunda na Lil Wayne. Riderman ni umwe mu bahanzi bakomeye kuri ubu kandi bibihe byose, dore ko Riderman yakoze studio ye yitwa Ibisumizi, akorana n'abahanzi bagiye batandukanye ndetse n'abaproducer banyuranye harimo nka T Brown, Fast Boy ndetse na Faizo ndetse n'abandi batandukanye. Mu mwaka wa 2008 Riderman nibwo yatsindiye ibihembo bigiye bitandukanye muri muzika, ndetse byagiye bimuha n'amahirwe yo kuba yatsindira n'ibindi. Mu gihe mu Rwanda harimo igihembo cyatangwaga cyari kizwi cyane nka Salax Award, Riderman muri icyo gihe yahawe igihembo cy'umuraperi mwiza mu Rwanda, bacitaga hip hop artist. Yatsindiye igihembo cye cya mbere nk'umuhanzi muri Salax Award nk'umuhanzi mwiza wa hip hop artist mu Rwanda. Mu mwaka wa 2010 alubumu ye yatsindiye igihembo muri alubumu nziza nanone muri Salax Award. Kimwe n'ibindi bihembo bya Salax, uyu muhanzi yagiye yegukana bya alubumu nziza. Mu mwaka wa 2011 nabwo yahawe icyo gihembo cya alubumu yabaye nziza mu mwaka wa 2011, na mu mwaka wa 2013 uwo mwaka akaba Riderman yarigukanye n'igihembo cyakunzwe cyane kiruta ibindi byose mu Rwanda cyitwa PGGSS ku nshuro ye ya 3, cyane ko ku itariki ya 26 ahagana Kanama yahawe igihembo
cya PGGSS gatatu, akaba ari umwe mu bahanzi batwaye PGGSS ndetse watsindiraga iki gihembo yahabwaga miliyoni zikabakaba 24 akagenda azihabwa mu byiciro. Iyo muhanzi tubabwira Riderman gatsinzi Emery ku itariki ya 26 Nyakanga mu mwaka wa 2018 yakoze agatangaza hano mu Rwanda mu baraperi aca gahigo yegukana umukobwa mwiza w'umwari witwa Miss Nadia Gasaro. Kuri ubu bararushinze ndetse baje no kwibaruka umwana mwiza w'umukobwa, akaba bafite umwana umwe rukombi kugeza amaginga ya. Ndetse kuri ubu uyu muhanzi Riderman akaba yujuje imyaka ikabakaba 33, aherutse kumurika alubumu ye ya 7 ndetse akaba afite n'indirimbo nshya yise Intare n'Inkende. Intare n'Inkende, umugani w'intare n'Inkende. Intare niyo yopfa inkende ntabwo zayobora. Hata igisumizi, umurashi, igicaniro, mw'igihano, mwitende ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Indirimbo mwitende indirimbo yamugize umustar ndetse n'ubu akaba agisohora izindi ndirimbo zigiye zitandukanye. Twongere tubashimire rero mwese mwakomeje kudutega amatwi, naho channel ye ni Neza One TV. Nta kindi bigusaba kandi subscribe, share ndetse nimba unanejejwe no kugira icyo dutangariza kandi comment. Mwita umwari wakurukomoka y'ibicu bigwa cyangwa mwita umwiza w'uburanga budahigwa. Sinkubeshya ibyo mvuga njye nanabisubiramo, ndakwitegereza nkabura urwego nabushyiramo. Uragotesha urusha n'amajipo ya mini.